Yes, nongeye kugusuhuza naguhereza ikaze aho dukomeje kugenda tubana mu biganiro byinshi cyane bya buri munsi bigiye bitandukanye kuri Road Entertainment. Rero muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe ibyo noneho Nessa ifashe nk'agasuzuguro, maze ibyo Nessa ishize hanze nk'ibisanzwe n'ubundi nyuma y'uko hari hamaze iminsi havugwa nyine amwe mu makuru y'uko rwose ibizamini byakozwe bigiye kuba byatangwa, mbese nyine amanota yabyo akajya hanze. Ariko ibyo byose nyuma y'ibyo byose noneho hari ibigiye hanze, hari ibyo Nessa itangaje, mbese bisa nkaho noneho ari ukwanga ndetse no gukuraho nyine hagamijwe nyine uburyo abanyeshuri batsinze n'uburyo nyine amanota yatanzwemo muri rusange. Nibyo byose rero tugiye kuganiraho, tube twarebera hamwe nyine uburyo bimeze n'uburyo byifashe, mbese nyine dusobanukirwe muri rusange. Icyo ndibuze gusaba ni ugukanda subscribe nk'ibisanzwe n'ubundi kuri Road Entertainment, noneho tugahita dukomeza tudatinze, mbese noneho tugahita tubirebera hamwe byose tukamenya ari ibiki, mbese tukanasobanukirwa ari ibiki muri rusange. Rero mbere na mbere reka tubanze noneho turebe ku mwanzuro wafashwe nyuma y'uko nyine hagaragaye ko hari gukosorwa ndetse hagamijwe nyine no kuba hatangwa amanota byihuse kugira ngo ababyeyi babone uburyo bitegura, ndetse no kugira ngo nyine n'abanyeshuri ubwabo bamenye nyine uburyo bahagaze muri rusange. Nibwo rero nyine na kare kwabahaye video zitandukanye z'uko nyine ibi byose bigiye kuba byakorwa n'uburyo nyine bagiye kubyitwaramo hagamijwe nyine kuzamura ndetse no gushyiraho byinshi mu bizajya bigenderwaho nyine muri iki gihe turimo, ndetse n'uburyo nyine amanota agiye kujya atangwaho. Noneho turebe n'uburyo nyine bagiye kujya bagenderaho mu gutanga ibigo ndetse no mu gushyiraho ibigo muri rusange, n'uburyo nyine ibyo byose bizajya bikorwamo. So rero tudatinze cyane nyine nibwo noneho Nessa yo ubwayo yakomezaga kugenda nyine ivuga ko abanyeshuri bafite amahirwe ndetse nyine bafite n'ubushobozi bwo kuba bazatsinda ku kigero kiri hejuru, dore ko nyine yaba muri statistique igihugu gifite ndetse no mu byo igihugu cyasohoye, ibyo byose nyine bikubiyemo, mbese nyine ni igisubizo ubona ko nyine kiri hejuru mu bijyanye n'uburyo nyine ayo manota azasohokamo n'uburyo nyine bazayasohoramo muri rusange. Ari nabyo nyine byakomeje kugenda bivugwa, bakomeza kugenda bagaragaza uburyo ibyo byose bifite umutekano n'uburyo nyine ibyo byose bigomba gukorwa neza kugira ngo abanyeshuri bishime, ndetse no kugira ngo nyine mbese muri rusange babashe gutanga ibigo hagamijwe nyine kuzamura uburezi muri rusange ndetse no kwagura nyine education hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero muri rusange ukomeza kugenda usanga nyine twe turi abanyarwanda, aho umukuru w'igihugu nyine akeneye abanyarwanda bafite icyo bagezeho, mbese nyine bahesha igihugu ishema muri rusange, kugira ngo hakomeze hagaragare nyine ikimenyetso kigaragaza ko noneho koko igihugu cy'u Rwanda cyabohotse, mbese nyine cyisanzuye muri rusange. Nibwo rero nyine byahitaga byose babihuza n'amasomo, babihuza n'uburezi kuri bose hano mu gihugu cy'u Rwanda, bakomeza kugenda bagaragaza nyine uburyo ibyo byose bigomba gukorwa, mbese bikanakorwa neza nyine hagamijwe kuzamura uburezi, ubukungu ndetse na gahunda ya leta nyine ijyanye n'uburezi kuri bose muri rusange. Ari nabyo nakomeje kugenda babwira ati ni inclusive education, bijyanye n'uburezi kuri bose. Rero tudatinze cyane nyine hari amasomo igihugu cy'u Rwanda gishaka kongera mu bijyanye n'ayafatwaga, mbese muri rusange hagamijwe nyine kuzamura nyine ikimenyetso kigari, mbese gikuru nyine kigaragaza ko noneho ayo masomo agomba kujya afatwa, mbese akanafatwa neza nyine bitewe n'uburyo ibyo byose bimeze, bitewe n'uburyo ibyo byose bimeze muri rusange. Reka noneho tubikomeze duhite tunabyinjira tumenye ari ibiki igihugu gishaka muri rusange. Rero ukomeza kugenda usanga nyine isomo rya mbere ryafashwe nk'ikimenyabose, cyangwa se isomo rya mbere ryafashwe nk'intego hano mu gihugu cy'u Rwanda, ari isomo dufata nka art nyine, ubwo n'ubukorikori muri rusange, cyangwa se imyuga, aho dusangamo kudoda, ubuhanzi, gukora nyine ibintu by'imitako, mbese
no gukora nyine bya bintu bigaragaza ko nyine rwose igihugu hari umuco kigenderaho. Ngira ngo mujye mubona nyine igihugu nk'Ubuhinde na n'uyu munsi kiracyagendera nyine ku bijyanye n'umuco wacyo, ari nabyo ukomeza kugenda ubona nyine bakina mu mafilime nk'ibisanzwe. Ariko ibyo byose nyine nabyo biri mu ntego y'igihugu cy'u Rwanda mu bijyanye no kongeramo isomo rya ati kugira ngo rizamure ndetse nyine rinatume abantu bagira imyuga iri hejuru cyane nk'ibisanzwe n'ubundi muri rusange. Nibwo rero nyine ukomeza kugenda usanga ubwo bugeni bwose abanyarwanda babuhitamo kugira ngo bakomeze kugira noneho ejo hazaza heza, bigendeye no ku byo nyine His Excellency Paul Kagame akomeza kugenda atangaza. Rero uyu munsi nibwo nyine NESA yagaragaje inashyira hanze nyine uburyo ibi byose bigomba gushyirwamo imbaraga, mbese bifatikanyijemo nyine na REB nk'ibisanzwe, cyane cyane bakomeza kugenda nyine bashakisha uburyo ibyo byose bigomba gukorwa n'uburyo nyine bagomba kubigaragazamo, bakomeza no kugenda nyine bahererekanya kugira ngo hagombe hafatwe nyine amasomo meza, mbese nyine banatange n'uburezi bwiza, cyane ko bakomeje no kugenda nyine bagaragaza ibyo byose, bakomeza kugenda babishyira hamwe, bagaragaza nyine uburyo ari byiza, mbese bigomba no gufasha buri munyarwanda wese kuzamura ndetse no kugira nyine intego iri hejuru, mbese inarambye, yaba muri ubwo bugeni. Ubwo urumva nyine ni ugukora imwe mu mitako igihugu cyifashisha, yaba aho ba mukerarugendo baherereye ndetse n'aho nyine no mu mahoteli n'ahandi henshi cyane hagiye hatandukanye, cyane cyane ko n'abaturage ubwayo nyine babikoresha kugira ngo batake ingo zabo, mbese nyine bari bameze neza muri rusange. Nibwo rero nyine ukomeza kugenda usanga natwe tubyibandaho kugira ngo tubibagezeho, mbese umenye nyine aho igihugu kiri kugana muri rusange. Rero ikintu cya kabiri gisa nkaho cyafashwe cyangwa se cyashyizwemo imbaraga kugira ngo nyine nacyo kibe cyazamurwa, ni ibijyanye na computer science cyangwa se computer muri rusange, ubwo n'ikoranabuhanga, uburyo nyine ikoranabuhanga ryatangwagamo cyangwa se uburyo baryigishaga, ukomeje kugenda usanga nyine nabyo byashyizwemo imbaraga, ese ari ikimenyetso nyine kigaragaza ko ibyo byose babishyizemo imbaraga noneho kugira ngo ayo masomo yose ajye afatwa, mbese nyine ajye ashyirwamo imbaraga kugira ngo abe yatangwa. Nibwo rero nyine baje gukontorora basanga koko umunyeshuri wenda ariga akanarangiza, ariko ugasanga nyine agiye hanze atazi ibintu byinshi kuri mashini, ugasanga nyine ibintu by'ikoranabuhanga biramwihisha. Ariko wenda mu gufata iryo tegeko ndetse no mu gushyiraho iki cyemezo, bagaragaje ko rwose na ICT igomba nyine gufatwa nk'isomo rinini ku buryo iragitangwa, mbese nyine n'abayitanga bakaba bayizi cyane ku rwego ruri hejuru. Nibwo nyine bahise rwose bakora icyo kintu kugira ngo babishyire hamwe byose bijye ku murongo. Ikintu cya gatatu gikomeye gisa nkaho nyine nacyo cyari gisanzwe gikorwa, mbese ubwo nyine cyari gisanzwe nyine cyigishwa n'ubundi nk'ibisanzwe, ari nta nicyo noneho ngira ngo tubanze nacyo tukirebe tumenye impamvu cyo wenda nabwo bavuze ngo bongeremo imbaraga. Hari isomo nyine bakunze kwita imibare muri rusange, nyine ni nka science n'ubundi benshi cyane bayifata nka science, nayo mu bijyanye no kuzamura ndetse no gushyira hejuru nyine ireme ry'uburezi. Basanze nyine imibare igomba gushyirwamo imbaraga, mbese nyine aho yigwaga hakaba hakongerwa, mbese nyine n'uburyo bayifatagamo n'uburyo bayigagamo, ibyo byose nyine bikaba byakongerwa, mbese bikanashyiramo imbaraga, cyane cyane ko hari n'andi masomo bagenda bongeramo uko bwije n'uko bukeye. Mu bijyanye na section nyine uko bwije n'uko bukeye ukomeje kugenda usanga nyine wenda nk'uyu mwaka barakoze, hari isomo nyine bongereyemo uyu mwaka, undi waza nabwo bakongeramo irindi nyine. Ubwo niko igihugu gikomeza kugenda kibona nyine byose bikomeza kugenda ari ngombwa mu kuba byakakirwa nyine, ndetse bikanafatwa nka gahunda y'uburezi muri rusange. Nibwo nyine ibyo byose rero byafashwe nk'umwanzuro, mbese nyine bavuga ko ibyo byose ari gahunda ya leta kugira ngo habeho inclusive education mu gihugu cy'u Rwanda hose. Reka nkubwire ukomeze ugire byiza, usige gukanda subscribe, n'ubundi uracyari kuri Rodri Entertainment. Mboneraho no gushimira abantu bamaze gukanda subscribe rwose, nawe mushya wayikanda, mbese ukaba umwe nyine mu bubatse umuryango wa Rodri Entertainment. Ciao ciao.